harya ngo umuntu naza kuri kamera atari kuvuga ubugoryi ntago azemerwa. Kuki iyi si mwayifashe muyigira isi y'ibigoryi, muyigira isi y'ibicucu? Umuntu nataza kuri kamera ari kwikora utuntu nk'utwa Joriji Baneti, ntago uzakanda agatima, ntago uzakora ku gasaraba, ntago uzatera comment. Cyane cyane nko TikTok usanga umuntu yavuze ibintu by'ubugoryi, haje umuntu muri comment aratuka. Why? Iyi si mwarifashe muyigira isi y'ibigoryi, muyigira isi y'abantu badafite ubwenge, niyo si mushaka. Umuntu araza kuri kamera ari kuvuga ibintu bifite ubwenge, wowe ukavuga ngo reka ndascrollinga mite nzamuka nta kintu ufite cyo kuba nakumva muri ibi bintu. Nyamara ufite gutekereza kabiri kumva ko iyi si tugomba kuyigira isi y'abantu bazima, isi y'abantu bafite ubwenge, isi yo muri za mirongo. Nawe isi generation turimo turagendamo ni wowe muyobozi tuzakuramo. Umuyobozi uzajya kuri TikTok akikora utuntu nk'utwo ducucu, utuntu utamenye twari two. Tekereza mu myaka 50 iri imbere, utekereza uko iyi si izaba yamaze kugira ute kumera. Dufite ibintu kubihagarika, kandi tukabihagarika tubishyizeho umutima, tukabihagarika tubishyizeho ubwenge. Muribaza ngo tuzabihagarika gute? Wowe uri kureba iyi video cyangwa se undi muntu na video yose uzareba, nugenda ukarayikinga ugafollowinga umuntu wakoze ubugoryi, niko tutazabumutije imbaraga umuhaye umurinde wo gukora ubwo bugoryi. Nyamara wa muntu uzakora ubugoryi no muri rejectinga, ugahereza wa muntu wakoze ibintu by'agaciro imbere. Ibyo bintu bizakundwa kandi bizagira ute, bizahereza agaciro ba bantu babikora. Ndagira ngo ibyo bintu tubihagarike, ibyo bintu turi gukora by'ubugoryi twaprodinga tugira ute, nyamara mu myaka iri imbere bizatwafecta. Nk'ubu nkanjye narasobanukirwa ibi bintu neza, hari ubugoryi nagiye naprodinga ku mbuga zanjye zose, ariko nyuma y'uko mbisobanukiwe neza, sobanukiwe umuntu ndiwe. Right now I'm going to trade them. Ubu ngiye kubisiba byose. Nje naprodinga ibintu bifite ubwenge. Niba mushaka ko dukora isi y'abantu bafite ubwenge, tangira nonaha. Iyi video ushobora kuyisharinga abantu wumva ibyo bintu babyumva, ukayirakinga ukayiflowinga. Ese ubwo ngubwo nudaflowinga iyi video ukajya guflowinga video y'abantu barimo barikora utuntu utazi, what you are going to gain from them? Which things that you will gain? I just asking you. Yego uraseka wishime after, nyuma yo guseka. Nyamara iyo followinze video ifite ubwenge cyangwa ugafollowinga umuntu ufite ubwo vuga ibintu by'ubwenge, I assure you bizakwaffecta next, kandi uzagira ute, uzabikuramo ikintu gifite ingirakamaro mu buzima bwawe. Hari ikintu uzafatamo ucyumve, hari ikintu uzakuramo kizima. Ureke gufollowinga ibyo bintu bimeze nk'ibintu by'abantu batuzuye. Ntago dushaka isi y'abantu b'ibigoryi batageze ikintu bigeshisheho. Amafaranga uzabona se yakora mu bintu by'ubugoryi byazagufashije. Be serious kuri iki kintu, kandi mugomba kuba seriye, tugakora isi y'abantu bazima, isi y'abantu bari serious. Uzi isi yo muri isi jya wumva muri Bible ubundi yumva uti ni yasi y'abantu bari bafite ubwenge bavumbuye ibintu bitandukanye. Gusa uzavumbura iki? Uzavumbura kujya kuri TikTok wambaye imyenda itaguhesheje icyubahiro? Ni iki uzavumbura? Andika muri comment ikintu uzavumbura wowe.